ngira aguze akamodoka koko nyuma y'iyo myaka, ariko amaze kukagendamo ukwezi kumwe bamusanganye kanseri y'igifu kandi igeze ku rwego rukomeye cyane. Iyo kanseri yahise imuhitana, imodoka yigenzemo igihe gito gusa. Noneho bapereje basanga iyo kanseri yayitewe nuko kwizirika umukanda. Gusa byaba bimaze iki gutunga iby'isi byose ariko utabasha kubirya? Byaba bimaze iki kubigeraho ugahita upfa? Kandi noneho ugapfa ubigizemo uruhare. Gupfa byo ntabwo wabihagarika. N'abantu bavuga bati dashima ibyo bintu uhora wigisha, n'ubundi warya neza, wanywa neza, ukanywa amazi ahagije, ukaruhuka bihagije, ukanyegagiza umubiri bihagije, ukiyitaho rwose bishoboka, n'ubundi uzapfa. Ugakora siporo, izo mvune zaba ari iziki? Igisubizo ngunda kubaha ni cya kindi n'ubundi namwe ngunda kubabwira. Gukabya inzozi bisaba kuba ufite n'ubuzima buzira umuze. Ubuzima buzira umuze ni ugukabya inzozi. Nk'uko umuntu agira inzozi runaka zo gutunga ibi n'ibi akabigeraho, no gukunda ubuzima buzira umuze ukabutsindira ni ugukabya inzozi. Banza wishyiremo icyo kintu ko kugira ubuzima buzira umuze ni inzozi, ni ukuzikabya nazo. Kandi n'ikindi kintu gitangaje nuko inzozi zose wakabye udafite ubuzima buzira umuze zihinduka ubusa, niba ariko navuga. Abantu benshi bagera ku gasongero ko gukabya inzozi, izo nzozi zitakibasha kubanezeza kubera iki? Bibagiwe ikintu kimwe. Gukabya inzozi bijyanirana no gusigasira ubuzima buzira umuze. Iyo ufite ubuzima buzira umuze, buri kimwe cyose kijya mu buryo ko ubuzima bwawe buhagaze. Iyo buzira umuze rero, buri kimwe cyose kirakuryohera. Iyo butazira umuze, buri kimwe cyose kirakubihira. Amafaranga yawe urayakorera, abantu bagasigara bayarya rwose, wowe uri hariya ubareba. Ubareba bayarya bayishimamo, bameze neza cyane. Bimeze nka yangure wa mugabo nawe wari umeze gutyo, akajya ahora ashakisha ubuzima, yirirwa mu kirere n'indege. Buri kanya yaba ari muri business, atari mu Bushinwa, ari mu Buyapani, atari mu Buyapani, ari muri Amerika, atari muri Amerika, ari mu Burayi, atari mu Burayi, ari Singapore. Ahantu hose akagirirwa azenguruka. Umunsi umwe aza kurwara stroke, arapfa. Uzapfuye ukuntu byagenze, imitungo yose yasigaranye umugore we. Uzi ukuntu byagendekeye wa mugore we? Umuntu wararaga izamu mu gipangu yahise arongora wa mugore we. Uri kumva ibyo bintu bahita banakora ubukwe. Umunsi umwe bari ku mazi barimo barya ubuzima, wa muntu wararaga izamu aza kuganiriza umugore wa bosi. Urumva rero yahindutse umugore we, aravuga ati yewe nta buzima burahinduka koko. Uzi ko kera bosi akora, ntabwo nari nzi ko izira mvune zose yagiraga ashakisha, atarya atanywa, yirirwa yirukanka, yabaga ari kunkorera. Ntabwo nari nzi ko yari ari kunduhira. Ntabwo nari nzi ko yari ari kunduhira. Burya yahoraga ambwira ibi n'ibi, rimwe na rimwe akambwira nabi, ariko ntabwo nari nzi ko ibintu byose yakoraga burya imvune zose yari ari kunduhira. Niwe wari umukozi wanjye ahubwo. None byarangiye n'umugore we nawe mwitwariye. Ariko ibyo bintu ni inkuru ibabaje ariko ishobora kugusigira isomo rikomeye cyane. Noneho umugore nawe areba wa mugabo we wa kabiri, avuga ati yewe nibyo koko, ati nanjye ntabwo nari nzi ko bizarangira gutya. Ati ibintu byose koko n'umugore we dore waramutwaye. Nuko byagenze. Ikiro ni ikimenyetso kigaragaza ko mu byo waharanira byose jya wibuka umuryango, jya wibuka kwiyitaho, wibuke kuruhuka kandi wihembe neza. Kandi uburyo bwiza bwo kwihemba, reka ibyo kurya byo bikubera umuti. Nutarya ibiryo nk'umuti, bizarangira imiti guhinduka ibiryo. Iyo umubiri ubyibushye cyane urushya nyirawo kuwikorera, wananuka cyane ukananirwa kwikorera nyirawo. Abantu bamwe baberaho kurya ariko abandi barya kugira ngo babe. Iyo ubereyeho kurya rushimisha akanwa ukazahaza umubiri, warya kugira ngo ubeho ukirengagiza uburyo bwo mu kanwa ugasigasira amagara. Ibiryohera akanwa aribyo birangira byigaritse amagara yacu, ahubwo rimwe na rimwe ibisharirira akanwa bikaramira amagara. Uburyo bwo mu kanwa n'ubw'akanya gato ntibukagushuke ukwibagize ko utabereyeho kurya, ahubwo urya kugira ngo ubeho.